Ibinyejana byinshi birashize ndetse n'imyaka amamiliyari abantu bahanahana amakuru, ariko kugeza na n'uyu munsi hari igihe usanga abantu batazi agaciro k'amakuru, ariko ugasanga abantu bamwe na bamwe bafashe amakuru bayagira nk'akazi kabo, ugasanga biyeguriye kubwira abandi bigezweho muri icyo gihe, akenshi na kenshi bafitemo inyungu nkeya ugereranyije n'ibyo bakora. Uyu muntu yagize agaciro kanini mu buzima bw'abantu, yababwiye ibintu byinshi cyane ko kenshi na kenshi bagiye banatekereza bakibaza ku bwenge afite ukuntu bungana, akababwira ibitabo ndetse n'ibindi, ugiye gushaka icyo gitabo yagisoma agahita agira ngo kuko na wa muntu yaragisomye bya nyabyo. Hari harimo ubumenyi bwinshi cyane buhanitse. Uyu muntu yabitangiye igihe kinini cyane gishize, si kinini cyane ariko nanone si gitoya cyane. Ismail Mwanafunzi ushobora kuba warigeze kumwumva. Uyu nguyu ni umunyamakuru wa RBA kuri uyu munsi. Ubu ngubu turi mu kinyejana cya 21 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, umwaka wa 2025. Ismail Mwanafunzi avuka ahitwa ku Mugina. Uyu nguyu yakuriye aho ngaho n'ubundi muri quartier ya Mugina. Ni naho yakundiraga ibintu byinshi cyane by'itangazamakuru, ariko akagira n'ubushake bwinshi cyane mu gusoma no kumenya inkuru nyinshi z'ibintu bitangaje. Ibi ngibi yabihuje n'urukundo yari afitiye gutuma abantu bamenya ibintu byinshi. Nibwo yatangiye ikiganiro ushobora kuba yigeze kumva bita Waruziko. Waruziko ni ijambo ryiza cyane ku buryo iyo rigitangira uba utangiye kwibaza ikintu agiye kukubwira utaruzi. Arabanza akakubaza niba koko icyo kintu wari ukizi, ntago aguhamya ko icyo kintu utarukizi, ahubwo arabanza akabikubaza. Waruziko yagize agaciro ku buzima bwa benshi, ndetse abantu benshi batangiye kunguka ubumenyi ndetse bamenya ibitekerezo byinshi ku bintu bajyaga bibeshya. Ismail Mwanafunzi yakoreye Radio Rwanda ndetse na n'ubu ngubu aracyari umunyamakuru kandi wabigize umwuga. Akora ibintu byinshi cyane bitandukanye, agatanga ibitabo, inkuru zose avuga atanga ahantu ushobora kujya kuzirebera mu gihe utari kubyumva neza. Waruziko ni ikiganiro gica kuri Radio Rwanda ndetse ukaba ushobora no kugisanga ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Ismail Mwanafunzi uyu nguyu yahejeje ishema ahavuka. Ntabwo akenshi na kenshi yigeze focusinga cyangwa se aha agaciro gusa ibyo kwamamara kwe gusa, kuko abantu benshi bamaze kumenya aho yavukiye kubera ibigwi bye. Ismail Mwanafunzi na n'uyu munsi abantu benshi bamusingiriza ibikorwa bye. Reka dusubire inyuma gato mu mateka ya Bibiliya tugane mu ntangiriro. Ahangaha mu itangiriro uhita ubyumva neza cyane ko mba nkujyanye muri Edeni. Isi yari ituwe n'abantu babiri, Adamu na Eva. Igihe kiragera babyara abana babiri aribo Kayini na Abeli. Nk'uko iyo nkuru yo muri Bibiliya bivuze, n'ubundi uramutse ugiyeyo niko wabisanga. Ariko si gusa nk'uko akunda kubivuga, abahanga benshi nka ba Sokrate ndetse n'abandi ntabwo bizeraga mu ikuzo ryabo, ahubwo bashimaga ko abantu bashobora gushima ibikorwa byabo ariko byibura bakigaho amasomo. Ibi ngibi ushobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu bishyashya, ariko ibintu nk'ibi ngibi byabayeho kuva kera. Abaromani nibo bajyaga bakunda kuvuga ngo ni hiri nuvi sub sole. Kuri uyu munsi nta kintu gishya ushobora kuzabona, ibintu byose byabayeho kuva kera. Ismail Mwanafunzi yabaye intwari ikomeye cyane, ndetse na n'uyu munsi aracyafasha abantu benshi kuzamura impano zabo bifitemo. Ismail Mwanafunzi kandi nanone ushobora kumukurikirana ahantu hagiye hatandukanye. Atanga ubumenyi bwinshi cyane ndetse agafasha n'abantu gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubumenyi bw'isi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo imitekerereze y'abantu ndetse n'ibindi bikurura abantu imyizerere, ibibashimisha, usanga kenshi na kenshi bigaruka n'ubundi ku bintu basanzwe bakunda mu buzima. Vedaste Nshimwe Mukiza, ndabashimiye.